Aka kanya tuvugana mama wa Joyeuse nawe agize ibibazo. Nshuti bakunze Udushya Kingdom muraho. Turi kugira ngo tubagezeho inkuru cyangwa se inkuru itari nziza ibibaye kuri mama wa Joyeuse wa Juno mo bebe muramuzi neza cyane. Ubwo rero mama we yararyamye hanze munsi y'inzu, navuga yararyamye mu mbuga amategura y'inzu kubera ko ibyo yarariho byari bishaje, yahanutse yose arahurutuka amwikubitaho. Ubwo rero byamugejeje kure, yarembye byahatari, niyo mpamvu bahise bategura ko bamujyana kumuvuza. Ubu tuvugana bamugejeje kwa muganga. Tugiye kubanyurizamo amajwi ya Joyeuse umukobwa we abyivugira nuko byagenze, ariko kandi ari no kwaka ubufasha kubera ko we ku giti cye ntacyo afite gishobora kumuvana aho kwa muganga ari. Ubwo rero ku bantu bafite nimero ze cyangwa se ku bantu bashaka gufasha, wenda baza kubyandika muri comment tukaza kubaha nimero ze, mukaza kuza kumuha ubwo bufasha mwamugeneye kandi munamusengera kugira ngo turebe ko mama we yabasha kuva mu bitaro. Murakoze cyane, mukore subscribe ku Dushya Kingdom ubundi mukurikirane iyi nkuru ya Joyeuse atubwira uko byagenze. Inshuti zanjye mumeze mute, mwiriwe mute, nkuko mumeze nitwa Joyeuse. Amasaha muhe n'ikibazo, mama wanjye yararyamye hanze none amategura aramugwiriye, so munsengere rero akire pe. Ni ukuri ni ibibazo umuntu ahuye nabyo, mudusengere ni ukuri. Inshuti zanjye, umuntu washobora cyangwa se waba ufite urukundo rw'impuhwe dutere mwunga mu buryo bw'amafaranga nimba byakunda, gusa nyine nta gahato. Umuntu ufite urukundo rw'impuhwe cyangwa se urukundo rwo gufasha mudutere inkunga kabisa. Nubwo bisabye ko tumujyana kwa muganga,